nongeye cyane kubasuhuza nshuti bakunze bamwarimu Bena mu gihe muri hose mu mpande zose zitandukanye. Ndi wa muhungu wanyu, umuhungu w'amahoro, umuhungu w'ibyishimo, nkamavuga ibitekerezo byanjye bya politike n'uburezi nemye kandi nisanzuye ntarya indimi n'iminwa nta n'uruhande mbogamiyeho, ariko kandi ibitekerezo byanjye bya politike nkaba mbitangira mu buhungiro. Hanyuma rero abantu mukigera hano muhawe ikaze, mukore subscribe, abishoboye mukore share, mukore like, ukora like nta kindi bisaba. Hanyuma reka rero mbahe ikaze mbabwire ngo nagarutse ndi wa muhungu wanyu ngira ngo tuganire ku bintu bigiye bitandukanye bya politike. So uburezi ndacyavugaho, nari ngiye kuvuga ngo politike n'uburezi, kandi uburezi bwose nkibivugaho. Narumiwe nabuze icyo mvuga, ariko mbere yuko ngira icyo mbabwira tubanze turirimba akaririmbo nk'uko twabimenyereye. Nani muyimamaira yigira inama mbi kaguteranya n'ishutu kayitenguka yihuka mu mugaragu w'inda. Nani muyimamaira yigira inama mbi kaguteranya n'ishutu kayitenguka yihuka mu mugaragu w'inda. Nani nirabeshyera yemera ibyo yazambije, sanziri bufatwe itakira amatakira ngo higa bigereka ku bahandi. Nani muyimamaira yigira inama mbi kaguteranya n'ishutu kagutenguka yihuka umugaragu w'inda. Nani muyimamaira yigira inama mbi kaguteranya n'ishutu kagutenguka yihuka umugaragu w'inda. Iyo ni indirimbo rero ya Rugamba Sipiriyane nawe ukundwa n'abahutu n'abatutsi bakamurwanira nk'uko barwaniye Kizito. Hanyuma rero bavandimwe, uyu munsi ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi ngo njye mu nsanganyamatsiko nyinshi zigiye zitandukanye. Ndagira ngo gusa twiganire ku tuntu tw'ubwenge abantu badakunze kuvugaho, ariko kugira ngo sinzi uburyo nayavugamo. Nahoze ntekereza mu kanya, hariho abantu mu Rwanda, u Rwanda rwahumye abantu amaso pe. Ibaze umuntu ntagira akazi umuntu ntagira akazi, hanyuma kuba adafite akazi si uko adashaka gukora, ahubwo n'agahari gafite ba nyirako. Amashuri ye yarayize, amafaranga ye yamariye mu mashuri avuga ngo ariga ayihera abantu. Uyu munsi arwana no kubaho no kurya, akarwana no kubona ibyo kwambara, akarwana no kubona aho kuba, akarwana no kubona uko ava irunaka ajya irunaka. Ubwo ni amafaranga y'amatike kandi adakora. Wowe noneho yarangiza abantu nk'abo ngabo bakagendera muri bya bigare by'abantu bishyuwe, bakababwira ngo igihugu ngo ni igihugu cy'u Rwanda ngo ni paradizo, ngo nta kindi gihugu kiruta ku isi. Mu by'ukuri iyo kuba umuntu abayeho gutyo uko mubayeho mu Rwanda, njye nkiri mu Rwanda numvaga kuko mbayeho ariko n'abandi bose ku isi babayeho.
uko numvaga bazo mfite nibyo numvaga n'abandi bo ku isi yose bafite, ariko siko bimeze. Byibuze aho twari dufite igihugu, ubushomeri bwo wenda ntaho butaba, ariko mu Rwanda ni urundi rwego. Noneho wenda tukaba dufite igihugu kigaburira abantu b'abashomeri pe, abantu bose bakora, abantu bose binjiza amafaranga, leta ikagira amafaranga ibakata azajya gutunga. Ariko se byakunda shayenda z'abanyarwanda we, ko ariyo mpamvu natangiye mvuga ngo ndahene muyimamayira. Buriya abanyarwanda dufite inda nini, ariko cyane cyane ndavuga bari ku buyobozi bwa FPR. Buriya tudafite ubuyobozi bafite inda nini, buri muntu ku kwezi bakamukata amafaranga 1000. Buri muntu wese uhembwa ku kwezi, tutitaye ngo n'umukwiziniye, amafaranga apfa kuba yasorewe, yadekarariwe kuri Rwanda Revenue, bayadekaraye ko uri umukozi. Buri munyarwanda wese bakamuca 1000 kikajya gutunga abashomeri. Icyo 1000 kikajerwa neza ku buryo abantu bose b'abashomeri bari mu nzira zo gushakisha akazi, byibuze abona ahantu baca mu gitondo bakanywa ka cyayi ka mukaru karimo isukari, wenda n'akarindazi kamwe bikabuko, wenda bakaniberaho gutyo. Akarindazi rumva ni sesera amafaranga menshi, irindazi ngemeruka rigurira 100 cyabaga 200 sinibuka, wenda n'agakombe k'icyayi. Abantu bose badafite akazi bagishakisha imibereho bakamera gutyo. Noneho wenda umuntu agahangana no gushaka aho aba no gushaka ibyo yambara, ariko byibuze mu nda hari akantu kinjiyemo. Kandi ibyo ngibyo dubaye dufite igihugu kizima birashoboka, kuko ngewe ndabyibuka ndi mu Rwanda rwose nasoraga amafaranga 150 ku kwezi. Najyaga kwa kontabure kureba baduhembye, nkasanga yadekaraye ku mushahara wanjye, nkasanga bakuyeho umusoro w'150. Ngo ni mu 2021 gutyo na 22. Ayo mafaranga mu by'ukuri bayajeze neza ku bantu bose bakora ni ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko inda z'abayobozi bo mu Rwanda murazizi. Aba niyanga bakajya kwaka amadeni mu bihugu byateye imbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi n'ahandi, bakajya no kugurisha amabuye y'agaciro bibye muri Kongo n'ahandi bikabiyanga, kubera ko buri wese akurura ashaka gushyira mu gifu cye. Ntabwo dufite igihugu gikunda abaturage, dufite igihugu cyikunda, dufite igihugu gifite abayobozi badakunda abaturage babo, ahubwo dufite igihugu gifite abayobozi banga abaturage bakabanyaga n'ibyo bakagombye kurya. Ni ukuri pe. Ngewe ibyo abantu mumbabarire mumbwire, sibyo? Fata abakozi bose bari mu Rwanda, barimo bari mu gihugu, ufata abayobozi b'utugari, ufata abayobozi b'imirenge n'abagiye babahagarariye byose. Buri mukozi wese tutitaye ngo ahembwa ngahe, bayadekaraye ko ari umukozi, banayasoresheje. Ngo amafaranga batasoresheje ubundi ntabwo abazwi, ayo ntabwo bajya bayakoraho, ariko ifaranga ryose ryakusoreshejwe buri muntu wese agatanga amafaranga 1000 ukora. Bityo ahantu hose mu gitondo ku dusantere runaka bikaba bizwi ko buri gitondo abantu bose babishoboye n'abakora n'abadakora bashobora kuhaca ku isaha runaka, buri wese agafata agakombe k'icyayi, agafata n'irindazi rimwe, kugira ngo na wa muntu ufite kujya gushaka akazi atazajya gukora ikizamini cy'akazi ari kuraba ari kugwa imidandare, ari kudandabirana, kugwa imidari wara, atari kugwa imidari. Ariko dufite igihugu ibyo ntibishoboka, kandi n'ukuri bibaye ari ibintu bikozwe bikashyirwa kuri gahunda, bikagirwa abantu, buri muntu agakunda umuturage mugenzi we, ukora agakora akorera inyungu z'umuturage, yego nawe yiteza imbere. Ibyo nta n'ikibazo byatera abantu bari gukora. N'uri gukora yakora afite ishyaka, avuga ati ningira ibyago bakanyirukana, nanjye mu gihe nzaba ndi gushakisha nzaba nagize akantu ushyira mu nda. Ariko uzi kuba nta kantu ufite ushyira mu nda,
ndetse ukihiringa ushaka n'imyenda yo kwambara ikagusaziraho, inkweto zigahengama. muzi ukuntu inkweto zo mu Rwanda zihenda n'imyenda yo mu Rwanda ihenda kandi ari imishinwa, uwumesa rimwe ugahita uwujugunya. noneho ugasanga abo bantu bari aho ngaho baragendera mu Kigali bavuga ngo twebwe ngo turi bikarasha ngo twanga u Rwanda. kandi mu by'ukuri kwanga u Rwanda se ubusa u Rwanda waba urwanga ngo uzarushyire he? u Rwanda naho ruzajya, u Rwanda rwahozeho ruzanahoraho, n'abarwise u Rwanda bararuhasanze nuko barwise gutyo natwe tukarusangaho gutyo. hari n'uzaza nawe arwita ukundi, ariko twe tuzavaho rwo ruzavaho. ntabwo warwanga rero, warwanga se ukarukira he? ahubwo twanga ubutegetsi buriho, kuko aba buriho bazapfa hakaza abandi bakabasimbura. ni ukuri munyumve, mutange igitekerezo pe, ako kantu mumbwire niba kataba ari keza. ariko reka da ngo mufite abadepite ngo barabavuganira ngo mufite bariya abantu bose mwumva nabo kubagambanira, bariya bose mwumva ngo mugenda gushakaho ibyangombwa ku mirenge, ku tugari, mu midugudu, mu karere, muri minisiteri n'ahandi, ujya ngo bariya nabo kugambanira abaturage babo no kubanywa imitsi. ngayo nguko, reka ndirimba akaririmbo ngaruke mfite indi nsanganyamatsiko. ashaka kunyica, yanesheje imitungo yanjye, yanesheje ibyo navunikiye, yanesheje inshuti zanjye byose ndabisiga ngo nkize ubuzima. w'abantu aho buri wese avuga icyo ashaka, baravuga ngo ni ugukotora. imahanga w'abantu aho buri wese avuga icyo ashaka, abizire baranyakiriye barampisha, sinicwa n'umwanzi, sinicwa n'inzara, sinicwa n'imbeho cyangwa indwara, bampaye agaciro. nubwo urukumbuzi ari ariko byibuze mfite amahoro, ntabwo nikanga uzanyica, vuga icyo nshaka kandi nisanzuye. hanyuma ndimo ndagenda nshyiramo utuntu tutari twiza, abacuranzi bo barabyumva buriya kubera ko nicaye nabi, murabibona nicaye nabi. hanyuma rero ako karagaciyemo, ariko izuba hano rimeze nabi pe. ubu turi saa 3 z'ijoro n'iminota 4, ariko ndebera pe ndimo ndihanagura icyuya. okay, indi ngingo rero ngiyi nshaka ko tuganiraho. indi ngingo nahoze ntekerezaho nayo ijya gusa n'ingiyi. burya iyo utarajya mu bintu byo guhunga ntumenya amateka y'u Rwanda, ntumenya aho ibintu biva, ntumenya n'aho bigana.
ubu uraho gusa ukanuye uri mu kigare, bwakeye bwiriwe, banyandikiye ibaruwa ku kazi, ndasubiza mvuga ngo iki nakererewe, stress z'abakozi, amahugurwa, ngo systeme, ngo yo gushyiramo amanota, ngo yo gushyiramo abakozi, ngo abatsinzwe akazi, ngo abakopeye ibizamini by'akazi, kandi abonye itangazo ejo bundi ntabwo nabivuzeho, ni ukuvuga ngo habayeho ibizamini by'akazi, umuntu yandikira REB, nimba REB agibwira ngo ibizamini by'akazi byarakopewe, REB irangije imuha urw'amenyo irangije nyuma isora itangazo ririho urutonde rw'abantu benshi cyane ngo bakopeye ikizamini cy'akazi gikoperwa gute? Ko ari byo njya mbabwira, ndabibabwira uko njye ndabizi, ikizamini cy'akazi kirakopezwa. Njyewe byambayeho bari bukinkopeze ntibakimpa, ariko barangije barambwira ngo ningera mu kizamini nandike yaba ibiri byo cyangwa ibitari byo. Iyo nagera ku kibazo sinyumve, nashaka ibyo niyandikira bikaba byinshi. Ibyo menya narabibabwiyeho mu biganiro byabanjije, hanyuma batangaje amanota nsanga mfite 90%, kandi nta kintu nayo nakoze pe, nsanga mfite 90%. Barangije birakomera, birasakuza, abantu nyine ubwo bari amafaranga y'abantu benshi cyane, nanjye bari bayariye. Bimaze gusakuza biba ngombwa ko njye barampamagara ngo ninjye mu biro bya meya, vice meya hariya Ingororero yitwaga Jemuve, vice meya ushinzwe ubukungu yitwaga Jemuve. Icyo gihe barambwira ngo ningende ngo mubwire ngo afande Colonel unyohereje ngo arahita amenya icyo gukora. Ngezeyo arambwira ngo ibyo nari gukora ngo yabirangije, twari gufata ikizamini bakoze, cya kizamini twakoze barangiza bagafata ibyo nge nasubije bakabijugunya, bakambisubizo nkandika ibindi, bakongera bagakosora, bakabishyira urupapuro mu zindi kugira ngo amanota azahurire n'ibisubizo. Ubwo murimo murabyumva. Urwo nakoze bwa mbere rwarajugunywe, ariko uko nahageze nakererewe, bahise bafata umukozi wo kwa vice meya barabimuha arabyandika. Amaze kubyandika, ngewe amanota yanjye akomeza kuba yayandi, ariko kubera ko baba bari amafaranga y'abantu benshi, birangira n'ubundi tubuza akazi n'amafaranga tuyabuze. Ariko icyo nagira ngo babwire cyo nuko njye nabonye amanota rwose ntayakoreye icyo gihe 90%. Cyari ikizamini ikindi twarimo twiyamamaza, nyine byari ibizamini bya bindi bitaga Tour du Rwanda byo mu turere. Njye nabonye rwose 90% nta kintu nakoze. Ngayo nguko, ariko ntago ari yo ngingo nashaka kubabwira. Ingingo nshaka ko tuganiraho ngiyi, nahoze ndeba amateka y'u Rwanda, nsanga ikintu cyitwa umututsi aho ava akagera akunda gukandamiza, akunda gutegeka. Nsanga umuhutu nawe aho ava akagera akunda kuyoboka, akanyurwa amanuma, akihangana. Uti gute? Murabizi ubu muri iyi minsi mu Rwanda habayeho byaye ngo ya minsi mikuru ngo yo kwibohora, ngo y'ubwigenge batakizihiza kubera ko Kagonyori yamaze kwitaba Imana. Rwose ntawe kiriho, ririya ni intuza ni tekinika, binagaragara ku mupfakazi we rwose. Ubu nzareba uburyo yananutse, muzajye kuri Facebook yanjye mu murebe, ngeze kumuzuminga kabisa, yabaye inkuru vuba haye ubufunderi neza. Nkunda kubivuga. Hanyuma murabona kiriya gihe cy'abami, abami bose babaga ari abatutsi. Nge ntabwo ibyo nari mbizi. Urumva iyo umuntu ari mu Rwanda ubura aho ngaho wirirwa ufite stress, bagukizeho chef wawe, ahantu hose aba harimo stress, abashaka kugambanira ngo ufungwe. Nza gusanga abatutsi, abanyarwanda, abahutu bari babereyeho guheka, gukorera, guhakwa, guheka, mbese guhinduka abacakara, abaja b'abatutsi. Hanyuma Kayibanda na bagenzi be bandi bari barabashije kwiga, bashaka kurwanya icyo kintu. Ariko igihe n'abakoroni bahazaga nabo, ahantu ngo bongeje, nasomye ahantu baravuga ngo bongejemo umunyu, ngo bongejemo uruviri. Ubwo umuhutu ugasanga abahutu barajya gukorera abatutsi ku buntu,
abahutu bakirirwa bahetse umwami ku buntu, abahutu bakirirwa bahetse abakoroni bakajya kubahingira, kubakorera, kubaragirira inka, kuzahirira ubwatsi, gukuka. Bakayibandagire bari babibonye bati ibi bintu tugomba kubivamo, barabiharanira, babona ubwigenge. Ariko ubwo bwigenge nubwo bwabonetse, hari abahutu benshi bapfuye, aribwo babatutsi navugaga banze kuyoboka, bakayoboka inzira y'Ubugande muri 59. Ni uvuga ngo icyo twita revolution, ubwo ndimo ndavuga ku kintu cyitwa revolution cyangwa se ihinduramatwara. Voilà, ndakeka revolution. Hanyuma ni ukuvuga ngo Bakayibanda Gregoire kuva muri mbere ya 59 na za 59 baharaniraga ko u Rwanda ruhinduka repubulika, rukagira independence, rukigenga, rukagira demokarasi. Babatutsi nabo ntibabyemere, bafatanyije n'Ababiligi, kuko bose bagendaga bahetswe n'abahutu, babahetse ku bitugu mu mujisho. Noneho kera kabaye abantu abatutsi bashakaga gutegeka, Ababiligi bashaka gutegeka, bose bashaka kurya umunyenga w'intugu z'abahutu no kubitendekaho, birangira bashwanye. Bakayibanda Gregoire ku bw'amahirwe u Rwanda rw'icyo gihe baruhesha ubwigenge. Abanze gufata babandi bashakaga guhora bahetsa abahutu ku mugongo no kubitendeka hejuru no kubagira ibikoresho imbata, barahunga bajya muri 59. Bakayibanda Gregoire basigara aho ngaho na bagenzi be, ntabashije kumenya, ntazi. Namwe muzasome, muzajye kuri internet muzajya mubisoma, kuko ibitabo byabaga birimo mu Rwanda, inkotanyi zikigera mu Rwanda zarabitwitse, n'ibisigaye biragurishwa byose, barabigura barabitwara bajya kubitwika. Ibyari biri mu mahanga hose barabigura baza kubitwika, kugira ngo umwana muto atazamenya amateka. Ariko imbuga nkoranyambaga nicyo zibereyeho, zo ntabwo muzazitwika, ntibibaho. Nubwo umuntu mwamwica, ibintu yavuze bisigaraho. Muzarebe Kizito ibyo yavuze biraho, Ntwari Williams John biraho, Karasire Mabure biraho, Bahati Innocent biraho ngaho. Abo bose mwagiye mwica birahari. Niyo mahirwe izi mbuga nkoranyambaga zidusigira. Hanyuma rero ubwo Bakayibanda Gregoire na bagenzi be mu 1000 ku itariki 28 Mutarama 1961 habayeho icyo bita umunsi mukuru wa revolution na demokarasi na repubulika. Kuko bo bari niyo tariki twavuga ko u Rwanda rwabonye repubulika, rwiswe repubulika, rukitwa igihugu. Mbere ntabwo rwari igihugu, bwari ubutaka bw'abantu ku giti cyabo, bakabufata uko bashaka, bakabugabira uwo, bakabukodesha uwo bashatse, uzi kubakorera no kubafite no kubapfukamira, mbese bakabunyaga uwo bashaka, bakakodesha uko bashaka, bagaha uwo bashaka, nguko bwari ubutaka bw'abantu ku giti cyabo, bwari ubw'abatutsi bari hafi y'ingoma ndetse n'Ababiligi. Hanyuma Bakayibanda Gregoire ku itariki 28 z'Umutarama z'ukwa mbere 1961 u Rwanda baruhesha kwitwa igihugu. Mwebwe muvuga ngo twanga igihugu, izo nyenzi zikirimo sizo zatumye gihabwa ubuzima gatozi bw'igihugu. Abantu batumye gihabwa ubuzima gatozi bw'igihugu n'abari bari kumwe na Kayibanda Gregoire mu 1961 ku itariki 28 z'ukwa mbere. Hanyuma mbere yaho ntiwabara abahutu bishwe n'Ababiligi, bishwe n'abami. Hanyuma inkotanyi zo zaje mu gihugu cyamaze kwitwa igihugu kera, zo zihunga muri 59 cyari kitarahabwa ubuzima gatozi ngo cyitwe igihugu. Bya bindi twita baravoda ajya avuga muri cya gifaransa cye ngo souveraineté. U Rwanda rwari rutaragira souveraineté, rwari rutaragira ubuzima gatozi kugira ngo rwitwe igihugu. Mbere kari agace
ubutaka bw'abantu, teritwari y'abantu runaka, rwose ngayo nguko. Hanyuma Kayibanda, ku gihe cya Kayibanda Gregoire, mwebwe na n'ubu mutajya mushima ngo mushyire mu ntwari munamwizihize, n'ikibuga cy'indege mugikoresha n'ike nuko mwagihinduriye izina. Uri cya kibuga cy'indege cy'i Kanombe cyitwaga Kayibanda Gregoire Aéroport Kayibanda Gregoire. Hanyuma Kigali sinzi uburyo byitwaga, ariko hari harimo izina rye. Hanyuma murangije muraraza muragita ngo Kigali Airport, nta nubwo ari International Airport, ni Kigali Airport. Hanyuma mwebwe Kayibanda Gregoire wabahesheje kwitwa igihugu, nta nubwo ari mu ntwari z'u Rwanda, ahubwo mwafashe ibirima byose nka Uwiringiyimana Agatha, wa wundi wabahaga amakuru kugira ngo azaze bufatanye kuyobora mumugira intwari. Hanyuma Fred Gisa Rwigema we sinanabizi bye, ariko bavugaga ko numva bavuga ngo yari umuntu mwiza, ntago ari nka kiriya kiri arya muri Afurika y'Epfo n'icyandi Nyamwasa Bahutu Nyamwasa Faustin Nyamwasa Bahutu. Bavuga ko Fred Gisa Rwigema we yari umuntu mwiza, wumvikana, wakundaga amahoro, ndetse n'igihugu we yifuzaga yuko n'ubundi Abahutu n'Abatutsi bayoborana hatabayeho jenoside, cyangwa se ngo Habyarimana arindi iyo yicwa bamugerekeho jenoside kandi yarapfuye. Hari umuntu ubundi nabazo nubakavuga wamuga, numva nako ni ingenzi. Umuntu muramwisha cyangwa se ko ni namwe mwamwisha, umaze kumwica mugerekaho na jenoside. Jenoside yayikoze gute? Jenoside yayikoze gute? Yaramaze gupfa, yaramaze kwitaba Imana. Ahubwo jenoside wa mugani mwayishyira kuri uyu mugabo nuza Theodore Sindikubwabo, kuri wakoze jenoside, ko ari yabaye ku butegetsi bwe, ndetse na Kagame Paul. Hanyuma rero twikomereze. Hanyuma hanyuma ku itariki 28 z'ukwa mbere batangira kwizihiza umunsi mukuru wa Repubulika ku isi hose. Nge mu bihugu maze kumenya ni nahe Burayi bagira umunsi mukuru wa Repubulika, umunsi mukuru w'igihugu, National Day, umunsi mukuru w'igihugu, umunsi mukuru ntabwo ari ubwigenge. Bagira umunsi mukuru w'igihugu, bagita ngo kira fête nationale, babyita fête nationale, umunsi mukuru w'igihugu. Twebwe rero umunsi mukuru w'igihugu wizihizwaga ku itariki 28 z'ukwa mbere buri mwaka. Hanyuma Inkotanyi zije, ariko nanone hakabaho ikintu cyitwa ubwigenge, independence nyayo bayisinye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi muri 62. Urumva ni imyaka ibiri ikurikirana. Muri 61 babonye Repubulika, umunsi mukuru w'igihugu Repubulika, babonye umunsi mukuru wa Repubulika na demokarasi, kwishyira ukizana no gutanga ibitekerezo byawe, nta rwose nta uku ntubifungirwe cyangwa ngo byicirwe. Ibyo simbizi nimba byarubahirijwe, sinarindiho. Abari bariho bazabigira kuri YouTube tubibone, ntibazabishyire mu bitabo kuko ibitabo bazabitwika, ibindi babice, ibindi babijyane muri toilette, ibindi babishyire mu ntuza babinywesha itabi. Hanyuma ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962 bahita babona ubwigenge. Noneho kibaye igihugu nyacyo, bagira guverinoma, bagira perezida wa Repubulika, baratora, bagubwa neza, abahunze barahunga. Nuko amakimbirane n'ubundi ntiyari kubura kubaho, kuko Umututsi aho ava akagera yavutse, nkurikije amateka njye mbisoma kandi nako mbibona, uyu munsi namwe murabibona, yavutse azi ko akazi ke ari ugukandamiza abo badahuje ubwoko, cyangwa se badahuje ubwoko ariko batindahaye babatindi ngayo nguko. Reka ndirimba kandi karimbo, hanyuma ngaruke mvangura ibintu ubundi twikomereza.
n'amazu y'imiturirwa muri Kigali n'ahandi, wazitandukanya ute n'inzu z'abantu ku giti cyabo cyangwa inzu za leta? Ku ngoma ya Habyarimana twabaga tuzi inzu za leta n'iz'abantu ku giti cyabo, ariko ubu byarivanze. Ayo ni amayeri yo kugira ngo nibikomera cyangwa ingoma zahinduye imirishyo, ibyari ibya leta bizahinduka iby'abantu ku giti cyabo. Ubwo ni ubutumwa butangiyemo njye niko nteye. Ujya mubibona ziriya nzu i Kigali rwose z'imitamenwa ariko z'ibipapuro nka ya yindi iri mu mujyi uruta izindi. Inzu ndende muri Kigali niyo imena amabyi ku bantu, ikabivuga gutyo rwose, ntabwo ari imvugo nyandagazi. Inzu mubona cyane yo mu mujyi uruta izindi harya ngo ni top tower, ni city tower, ni city tower, ni city tower. Irya niyo imena amazirantoki ku bantu bazirimo, kubera ko biba byarubatswe n'abantu nyine bya bindi by'imiryango yabo. Buri iriya nzu ntiwayitandukanya nimba ari iya leta nimba ari iy'umuntu ku giti cye, ariko mu gihe cya Habyarimana twabaga abantu babaga bazi inzu za leta n'iz'abantu ku giti cyabo. Ariko ubu ngubu nibikomera ngo amazahinduye imirishyo, inzu zose za leta bazahita bazibohora bazita izabo, n'ibipapuro bazaba baramaze kubitunganya byitwa ibyabo. Ariko hanyuma rero ako nagaciyemo. Niyo mpamvu rero ubwo ngubwo uwo ni umunsi mukuru wa kangahe? Wa kabiri ukomeye mu Rwanda utakibaho. Umunsi wa mbere ni umunsi mukuru wa Repubulika, fete nationale. Uwo ntukibaho, wizihizwaga ku itariki ya mbere Mutarama. Wizihijwe bwa mbere ku itariki ya mbere Mutarama 1961. Hanyuma uwa kabiri ni umunsi mukuru w'ubwigenge, independence. Wizihizwaga ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, bwa mbere wijihijwe mu 1962. Umunsi mukuru wa gatatu ni umunsi wo kwibuka jenoside yabaye mu Rwanda. Ntimumbwire iby'amoko muvuga ko nta moko ari mu Rwanda. Ubwo niba nta moko ari mu Rwanda mukanayafyuga mu mazina yanyu ngo yakorewe Abatutsi. Abatutsi ubwo bose barishwe barashize. Byumvikane ko nta mututsi ukiri mu Rwanda. Ko umututsi wese jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwo bose barashize, uwasigaye ntago ari umututsi, ubwo wasigaye ni uwayikoze. Byumvikane se? Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ubwo Abatutsi bose barashize. Abasigaye rero bose bariho mu Rwanda ni abakoze jenoside. Icyo kirumvikana. Imvugo zo ihita ibyisobanurira. Bakagasubiramo neza mukumve, kugira ngo nutari bubone umwanya wo kumva ikiganiro kano azakumve. Iyo bavuze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, sinzi impamvu mu Rwanda batabivuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ubwo Abatutsi bakorewe jenoside, utarapfuye utarakorewe jenoside ntiyamugezeho, kuko uwakorewe jenoside wese yarapfuye. Niyo mpamvu bavuga ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo uwayikorewe wese yarapfuye, utarapfuye nuko atayikorewe, ahubwo yayikoraga. Ubwo nimba mwarafashe gahunda ndi umunyarwanda, mumenye ko mwese mwakoze jenoside. Niba rero muri Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, mu bivangure muri mwebwe tumenye abakorewe jenoside bakayirokoka, tumenye abayikorewe, tumenye abayikoraga, tunamenye n'abayihagaritse.
nimba rero muri banda umunyarwanda jenoside ikaba yarakorewe abatutsi, ubwo mwese abatarapfuye muri mu Rwanda n'abazabavukaho mwese mwakoze jenoside, mwayikoreye abatutsi, kuko abatutsi mwarabishe. Uwasigaye kuko atari umututsi mwamwambuye izina ry'ubututsi, nta jenoside yakorewe, ahubwo ari mu bayikoraga. Ngayo nguko ko kaba kaciyeho nigendera. Umunsi wa gatatu rero wagombye kwizihizwa mu Rwanda ni umunsi mukuru wa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kabiri ubwo wagombaga kwizihizwa bwa mbere. Wenda ukajya wizihiza umunsi umwe, bakabikora bakibuka bagakora ibirori ibiki n'ibiki, bya minsi 7 ikabira aho ngaho n'ubundi bikaba ari ibintu biri aho ngaho n'ubundi. Imyaka 32 ni myinshi cyane. Guhora twibuka ni ukudukomeretsa, kuko buryo wibuka ikintu urakomereka, ni uguhora mukomeretsa abantu. Hanyuma rero ngayo nguko, iyo niyo minsi 3 ubundi u Rwanda rwakagombye kwizihiza mu mateka yarwo. Niyo minsi 3 yabayeho. Wenda bakajya bafata igihe runaka bagaterana bagacisha kuri radio abantu b'intwari nka Fred Gisa Rwigema, kuko niwe abantu benshi bahurizaho, bakongera bagatora bakavuga bati wese ubundi mu gihe nyuma ya jenoside n'intambara byabaye mu Rwanda ko nta wundi muntu uraba intwari twari twumva. No kuvuga ko nta wundi muntu urakora ibikorwa bizima se? Mumbwire, si ubundi mbere ya jenoside nta ntwari zabagaho? Ariko ngo Mutara Rudahigwa yari intwari da, umwami Mutara Rudahigwa simbizi, ari Rudahigwa nimba ari Mutara Rudahigwa simbizi. Ubundi mbere yaho nta ntwari zabagaho? Mutubwire nimba na nyuma ya jenoside nta muntu wigeze ukora ibikorwa bizima nyuma akitaba Imana ngo tumwitirire ubutwari. None se nta musirikare waguye ku rugamba muri iyi minsi handi kujya gukorera amafaranga no gucukura amabuye y'agaciro ngo akore igikorwa cy'ubutwari cyo kurwanya ibyihebe? Noneho bya byihebe bimwivugana, ariko nawe yamaze kwivugana byinshi cyane, tumwite intwari. Kuki uyu munsi nta ntwari zikibaho? Nuko se nta bantu bakora ibikorwa by'ubutwari? Inkotanyi munsubize, Inyenzi munsubize. Ngayo nguko rero karagaciyemo. Utwo nitwo tuntu nari nabateguriye kugira ngo ntajya nkora ibiganiro birebire by'amasaha n'amasaha. Ubundi mbere nakoraga ikiganiro cy'iminota 18, machine ntuza kamera kabiri irizinze, ariko ubu noneho nta kibazo. Mu dukoresho duke mfite niko nabuhanga mfite, nzajya mbagezaho ibitekerezo byanjye uko mbyifuza, nimara kubivuga mu gihe runaka uko nabitekereje kubabwira. Mpagarika ikiganiro, namwe abacyumva mwari muryamye mwe muhite mwisinzirira, ubundi murota amahoro, muyarote nubwo mutazaba muyafite, ariko byibuza muzayarote, kuko buriya kurota byibuza ushobora kurota amahoro ako kanya ukaba umeze neza. Simbifurije kurota intambara, kuko iyo urose intambara ubyuka uri kwahagira nk'aho bari bakwishe, cyangwa se ukabyuka ugira ngo urazutse. Mbifurije kujya murota amahoro. Hanyuma rero Imana y'amahoro ibampera umugisha. Reka ndirimba akaririmbo wenda kanyuma, ariko se ndaririmba kaye none ko bisigaye binacanga, umenya n'umutwe wanjye maze gusaza. Inkotanyi cyane yabyirutse neza, arugenera ngabo yabyirutse atsinda. Ngabo yabyirutse atsinda. Cyane yabyirutse neza. Murakoze, nakagaruka. Imana y'amahoro ibambera umugisha. Ni mwarimu Ben, umuhungu w'amahoro, umuhungu w'ibyishimo, uvuga ibitekerezo bya politike n'uburezi nemye kandi nisanzuye ntarya indimi n'iminwa nta n'uruhande magamiraho, ariko kandi ibitekerezo byanjye bya politike nkaba bitangira mu buhungiro.